ko byakubera. Njye nyine mba mbibonamo indi shusho nyine, mba mbona ari ububwa pe. ubona ari ububwa bukabije. Gusa nyine abantu barenze kubera ko babikora ntabwo byitwa ububwa. Ngiye mbikoze mba mbona byari ububwa. Kuri njye mba mbona nyine byari ububwa. aho nyine ku bandi bantu cyangwa se bitewe n'ubuzima urimo ushobora kubikora akaba ari byo byiza cyangwa se akaba ariyo life yawe. Okay. Uko nguko uri gufata ibintu bijyanye n'imyambarire by'abasitari n'amadirede. Gusa nyine ntabwo ibintu by'imyambarire byo nawe nkunda, ushobora kubambara akadeshire bitewe n'impamvu kambaye nyine. Nta shuri ribyigisha wizemo ngo nta n'ahantu bakuzi. Ubona rero itandukano ry'abashushanyi baba barabyize mu mashuri n'abashushanyi baba bafite impano karemano ari irihe? Itandukaniro ry'abantu baba barabyize mu mashuri n'abantu baba bafite impano karemano, hari igihe uba warabyize mu ishuri ariko utanabyumva neza. Birashoboka ko ushobora kurangiza kwiga umuntu agahita akubwira ati ngwino ujya muri iki kigo nyine, ukaba wakijyamo ukabyiga ariko nyine ntubyumve neza. Ariko umuntu ufite impano karemano we akora ibintu nyine azi neza atari ugupfundikanya. Noneho aho bibera imbogamizi ahubwo hari igihe nyine hari ibintu biba bigezweho bisaba nyine ubwo bugeni nyine bwo gushushanya pe. We ukaba ubizi ariko utazi inzira bicamo neza. Umuntu akaba ari ibintu bigezweho ukaba uzi ibya kera. Welcome back nanone uteze amatwi FBA 155 TV. Murabyumva n'umuhungu wanyu Imanishimwe Ikechuku, the power of God, the humble boy. Kuri channel yanjye rero mafite abatumirwa batandukanye. Uyu munsi nasuye umwartiste mu karere ka Gicumbi. Muramubona cyane, ntabwo ndaza kumuvugaho byinshi, ahubwo reka mwakire atuganirize ku bijyanye na art ye, ku buzima bwe, kuri lifestyle ye. Ndabizi muraza kubikunda. Welcome bro. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane. Nawe nishimiye kuba mwantumiye kuri no channel yanyu FBA 155. Ndi umutumirwa aha turi ni mu karere ka Gicumbi, ariko mu rugo naho nyine ni mu karere ka Gicumbi nyine, ako ahangaha nyine ntago ariho mu rugo. Nishimiye kuba mwantumiye, murakoze cyane. Okay, mbere na mbere natwe reka tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu. Ubundi amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye banyita Umugisha Antoine, ako nyine amazina banziho nyine ni Mugisha Artist. Ibyo banziho nyine no ku ishuri tu. Okay, Mugisha Artist. Ubundi artist yawe ijyanye n'ibiki? Artist yanjye ijyanye n'ibintu byo gushushanya, kwandika ku myenda, cyangwa se ibintu nyine n'ubuhanzi, ariko ubuhanzi ho ni gakeya nyine pe. Art yanjye ijyanye no gushushanya cyangwa se kwandika ku myenda. Ubundi ni ibyapa nyine. Ibintu bya artist tuzi ko bisaba kuba uri umuntu ushabutse nyine ufite ubwenge bwinshi. Ubundi wowe wamenye gute ko ibyo bintu wabishobora bya artist? Ikintu cyatumye menya ko ibintu bya art nabishobora, ubundi njye nize mu bigo nyine byo mu cyaro pe, ntawe nigeze niga mu bigo mbayo. Nize mu bigo nyine biciriritse byonga ariko bidaciriritse cyane. Ikigo nizeho bwa mbere cyari ikigo cya JS Rubona, niho nyine numvise ko impano ya art ndimo nyine ntangira kujya nshushanya utuntu two dusanzwe nyine. Noneho rimwe nibwo naje gutaha, ariko icyo gihe narahinduye ikigo niga ku kindi kigo nyine cyo mu Kisoro bita JS Murama. Noneho nibwo umuntu yaje kumpamagara ati se Mugisha bimeze bite, kubera ko yaranzeho n'utuntu nyine two gushushanya. Arambaza ati bya bintu ujya ubyumva? Avuga ati ndabyumva cyane nyine pe. Aza kumpamagara arambwira agiye gukora decoration y'ahantu, mufasha nyine kudekora. Yaje mwungura agatekerezo ko hashushanyijwe byaba byiza. Noneho nza kuhashushanya nyine aza kubikunda. Noneho arambwira ati nyine arabyishimira, ndabibona cyane. Gusa nta kindi kintu cyatumye mbikora, nge nashakaga view nyine isanzwe kuko ari n'umuntu usanzwe waho ngaho. Noneho we ahita binyitirira art. Noneho
undi muntu aza gushaka gukora nyine ibintu bamwita Papa Gigi, Papa Gigi ariko nyine ni uw'i Kigali ahantu bita Kacyiru. Noneho aza kumuhamagara nk'umuntu w'inshuti ye, aramubwira ati se Mugisha bimeze bite, aramubaza ati se uwo mugabo nyine bimeze bite, amubwira ibintu ashaka, aramubwira ati ariko hari umutipe nyine tuziranye nzi nyine wabigukorera, nyine ni nawe wabinkoreye pe. Rero yarampamagara, urumva nta cyizere nari nifitiye nanjye, birumvikana ndabikora biba byiza nyine, nawe aranshimira, mpita niyumvamo noneho ko bishoboka ko ndi umu artiste. Icyo gihe rero wari ufite nk'imyaka ingahe utangira ibyo bintu? Nari mfite imyaka 16. Ku myaka 16 utangira gushushanya? Natangiye ibintu byo gushushanya nyine pe. Kukubaza ibintu by'imyaka ubundi ntabwo ari ngombwa, ariko ndakubaza ngo byari ryari 2000 na kangahe? 16 byari muri 2021. 2021. Ubwo imyaka igera kuri 4 irashije utangiye ibintu bya artiste ku buryo bwa nyabwo. Okay, none ugiye kudushushanyiriza urugendo rwawe muri iyo myaka 4, kuva uwo munsi wa mbere wagiye kudekorera umuntu kugeza uyu munsi, utubwire ngo ni izihe mbogamizi wahuye nazo, uburyo wahanganye nazo, ubone utubwire n'intero uriho. Uramaze tubwira imbogamizi wahuye nazo ni izihe? Ubundi mu bintu bya art imbogamizi nahuriyemo nazo, ikintu cyo nabonye kidashoboka, hari ibintu nyine ushobora kuba uzi, hari impano nyinshi abantu baba bazi ariko akaba atayikora kubera ko nta bushobozi runaka yifitemo, hari ibikoresho adafite. Ibyo ni ibintu bishoboka nyine ko atabikora. Ariko ubundi ngiye imbogamizi nahuye nazo nyine cyane pe, imbogamizi zo kubura ibikoresho, kugira ngo abantu bakwiyumvemo nyine bakugirire icyizere, babe bakubwira ati ngwino nkorera aka kantu akwizeye nyine. Ikintu nacyo gikunda kuba imbogamizi nyine, kuba ubizi biba byumvikana, ariko nanone kuba utarabyize mu bigo bibyigisha nacyo kikaba ikindi. Ariko bitewe n'icyizere wifitiye, ubundi abantu ko bagiye bakwizera bitewe n'ibintu ugenda ukora, nicyo gituma nyine umenya aho uhagaze nyine. Rero kugira abantu nyine pe, abantu b'inshuti zanjye nibo bagiye banzamurira nyine, bakavuga ati Mugisha wadukorera aka kantu nkagakora. Na n'ubu ngubu nyine navuga urwego nyine navuga mpagazeho uyu munsi, umuntu nyine ashobora kunyizera akavuga ati Mugisha kiragenda nkorera aka kantu nkagakora akakishimira. Gusa nyine sinzi nimba nayenda umubwira undi muntu ati aka kantu nzi kugakora kugira ngo anyizere nyine, nicyo mba sinzi pe. Cyetse undi muntu amumbwiye cyangwa se akabona ikintu nakoze, we akaza nyibwira ati wankorera aka kantu, icyo kintu nyine nicyo mba mbona cyiza cyangwa se cyashoboka cy'imbogamizi. Okay, uvuze ku kantu ko kuvuga ngo nta shuri ribyigisha wizemo, ngo nta n'ahantu bakuzi. Ubona rero itandukano ry'abashushanyi baba barabyize mu mashuri n'abashushanyi bafite impano karemano ari irihe? Itandukano ry'abantu baba barabyize mu mashuri n'abantu baba bafite impano karemano, hari igihe uba warabyize mu ishuri ariko utanabyumva neza. Birashoboka ko ushobora kurangiza kwiga, umuntu agahita akubwira ati ngwino ujya muri iki kigo nyine, ukaba wakijyamo ukabyiga ariko nyine ntubyumve neza. Ariko umuntu ufite impano karemano we akora ibintu nyine azi neza, atari ugupfundikanya. Noneho aho bibera imbogamizi ahubwo, hari igihe nyine hari ibintu biba bigezweho bisaba nyine ubwo bugeni nyine bwo gushushanya pe. We ukaba ubizi ariko utazi inzira bicamo neza. Umuntu akaba nyine akaba ari ibintu bigezweho, ukaba uzi ibya kera, ariko ubizi ariko ibyo bigezweho hari ibyo utazi neza. Okay, mu bijyanye na dekorasiyo rero, ubu umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati ngiye gukora ubukwe, uraza kudekora ahantu ubukwe burabera. Iyo uri kudekora rero ugendera ku ki? Ugendera kuri design umuntu yaguhaye cyangwa se utekereza ibintu byawe bya art ugakoresha? Ngiye iyo ndi kudekora bite na design uwampaye byaterwa n'ibyo ushaka nyine. Ushobora kuma design ariko sinyishobore, aho ngiye nshobora kukubwira ati ibi bintu byashoboka tubikoze gutya, abikorganizingira nyine nkubwira ati byashoboka uko wafata gutya na gutya. Ngiye ubundi naguhereza igitekerezo pe. Nyine kubera ko dekorasiyo y'ubukwe bakunda gukoresha ibintu by'amatente kandi ngiye ntabwo mbizi cyane nyine, ibintu byo gukoresha amarangi, kwandika, gushushanya ubundi ahantu mbizi cyane mu ma birthday,
mu manivese nyine nibyo kuko nibyo nakozeho cyane cyangwa se nka mu masaro umuntu akaba yakubwira ati nyandikira hano ku rukuta bitewe n'ibyo ashaka nyine ibyo ngibyo ibyo ngibyo nibyo. None mu buzima busanzwe ubundi gushushanya niyo mpano yawe, yego. kuki utahisemo kujya kwiga ibintu byo gushushanya mu gihe wari ukibona iyo mpano? Impamvu ntahisemo ibintu byo kujya kwiga ibintu byo gushushanya, nari mbizi ko nifitemo iyo mpano pe, ariko gushushanya buriya mbona bitari ku isoko cyane. Njyewe niga ibintu by'indimi, rero mba mbona ushobora gushushanya nyine, ibyo birashoboka, ariko nta hantu henshi bashushanya. Kandi no kugira ngo wumve ko uzabyiga ukazagera kuri rwa rwego rugezweho abantu bashaka, ibintu biba bigoranye nyine pe. Okay, utubwiye ko wiga indimi, ubwo mu byumvikana uri n'umunyeshuri. Yego. Wiga mu wa kangahe rero? Njyewe niga senior 5. Senior 5, next year uraza kuba usoje? Yes. Okay, uba wumva nyuma yo gusoza ari ikihe kintu uzakora? Nyuma yo gusoza ngiye ikintu mba niyumvamo, barumva nzagura kwanza umushinga wanjye wa art, ntirengagije ariko n'iby'amasomo nize. Nkakora ibyo bya art ariko nabwo nkakomeza nkiga na kaminuza pe, kuko ntago narangiriza senior 6 gusa, nshobora kurangiriza kaminuza mpita mbona ibindi nyine, wenda waba na professor ntawamenya, hamwe n'Imana pe. Okay, ubwo rero nk'iyo uri ku ishuri rero, ikintu cya mbere uba uri gukora nyuma y'amasomo ni iki? Njye iyo ndi ku ishuri wenda nsoje nk'amasomo yanjye aje nko kwiga nyine pe, njye uretse kurelaxinga, kwitemberera nyine cyangwa se gukina iyo mbonye ahantu, ubundi njyewe nkunda ibintu by'imikino nyine. Nkunda ibintu bijyanye na basketball cyangwa se volleyball. Ntaho nkunda futu cyane kuko nta nubwo nigeze nayigeragezaho cyane pe. Gusa nyine imbogamizi ibihari ni uko nk'ikigo nigaho nta basket kigira, uretse kujya kwishaka ku ruhande nyine. Okay, noneho ugiye kutuganiriza kuri we hanze y'ishuri no hanze yo kwakitinga, ubundi uri muntu ki? Ubundi njye Mugisha nyine ndi umusore wiga, icyo ni kimwe. Cya kabiri ndasenga pe, ndasenga cyane ko n'inshuti zanjye akenshi tuba duhuzwa nyine n'ibintu by'amasengesho se rimwe na rimwe, gusa nkeya nyine. Ikindi kintu cyo niyiziho, njye iyo mvuye ku ishuri mu rugo ubundi turi abahinzi, mama dukora ibintu nyine byo guhinga pe, njya gufasha ababyeyi nyine pe muri ibyo bintu byo guhinga. Iyo mbonye akanya nyine ntari mu bindi ndabafasha. Okay, uvuze akantu ko gusenga, ubundi usengera muri hedini? Njye bundi itorero ryacu baryita Christian Church. Christian Church. Yes. Okay, nk'umukristo rero ushushanya, ubona tugaruke ku kintu cyo gusenga ubundi muri rusange. Ubona ko kuba urubyiruko twebwe nyine muri iyi minsi tutitabira gusenga, ubona bipfira hehe? Urubyiruko ubundi kugira rutitabira gusenga ni ikigare, njye niko mbibona. Kubera ko nk'urubyiruko cyangwa se no generation nyine turiho, usanga nk'umuhungu akanya ko kujya gusenga atakabona. Ukasanga umwanya akagiye gusenga ahubwo ahise awufata agiye mu bintu by'ibigare nyine, ugiye kunywa amayoga, ugiye gusura abakobwa, utwo tuntu nyine. Cyane nibwo abahungu nyine baba babonetse. Nk'igihe utari ku ishuri ukumva ko kuwa gatandatu no ku cyumweru ari umunsi wo kujya mu bakobwa, kandi biriya bintu ntabwo ari byo. Njye niko mbibona nyine. Uramutse ushoye nk'inshuti yawe ugasanga yateguye inzoga nta kindi kintu gihari, byaba ngombwa kuzinywaho? Njye bundi ntawe nywa inzoga, gusa nigeze kuzinywa kuri ubwo buryo bigenze gutyo nyine. Ariko ikintu cyatumye nzinywa, nagiye ahantu nyine mu birori, nabwo ni ikigare nyine. Nanga kuvuga ko ntanywa inzoga kubera ko arizo zari zihari zonyine, ndazinywa nyine
byo kujijisha niko nabyita, nari mbizi ko njye ntazinywa ariko icyo gihe ndazinywa ndanasinda. Nyine nageze aho nyuma nitekerejeho numva birambabaje, mfata umwanzuro nyine wo kubihindura pe, ko kubona umuntu nkanjye nasinze rwose ntabwo byigeze binshimisha, nyine ishusho nibonyemo icyo gihe ntabwo yigeze inshimisha, kubera ko njyewe ntabwo nkunda ibintu by'ubusinzi, kubera ko ntanywa inzoga. Rero ikintu gituma nanga inzoga cyane bitewe n'urubyiruko nyine n'uru rugero rwacu tuba turimo, umuntu amafaranga nyine ubona iyo unyweyeho inzoga uhita uba imbata yazo nyine. Rero iyo ubonye amafaranga uhita wumva ko utanyweye inzoga bitashoboka, kandi nanone nareba ku rundi ruhande wareba ubuzima urimo nyine ukabona unyweye inzoga n'ibintu ukeneye bitashoboka nyine. Njye nta yindi mpamvu ituma ntanywa inzoga, nanga ko mba imbata. uwo munsi uratubwiye ngo wanyweye inzoga urasinda, wageze iwanyu ababyeyi bawubona babyakiriye bate kubona umwana wabo yasinze yari umukristo? Byarabababaje, gusa ntabwo babimbwiye kuko nanjye nagerageje kubihisha. Mbeshya ko ndwaye, nyine nk'umubyeyi aba yabibonye kare, arabibona nyine, ubwo yanga kubimbazaho cyane. Yego, urakomeza icyo gihe ukatira ikintu bita inzoga burundu. Yavuze ati ntabwo bizongera pe. Nzi nabwo byari ikigare, we ntawe nazinywaga, nyine byari ikigare cyatumye nzinywa. Ubwo mu buzima bwawe kuva wavuka wakuze uri umwana w'umukristo utanywa inzoga, uzinywa ku kigare gusa? Oya, nakuze ubundi nakuze mba kwa sogokuru. Rero bizi abantu b'abasaza baba banywa ibintu bisembuye. Urumva njyewe nawe navuga ko nakuze ntanywa inzoga, ahubwo nakuze nzinywa, aho kubera ububi bwazo njye mbona atari ngombwa kuzinywa nyine. Nzanga kubera impamvu nyine, ariko ubu narazinywaga. Byatumye nyine mbona ko atari nziza, numva nazihorera. Uko wagiye uca akenge wagiye uzireka gake gake. Ahazaza rero hawe mu bijyanye na art, uba umufitiye intego yo kuba umu artiste umeze wo ku ruhe rwego? Njye ikintu icyo nifuza nyine ahazaza hanjye mba nifuza, njye mba numva Imana imfashije bigakunda, azasoza kwiga neza amashuri yanjye yose, noneho nkabona naramenyekanye nyine, abantu banzi mu bintu bya art, abanshushanya bizwi neza, nkora ibintu by'ubugeni nyine bizwi neza, ndetse nyine wenda narashinze n'akantu nyine kazwi neza. Wumva icyo nicyo kintu nakumva kinshimishije cyane pe. Cyangwa se nkabona nka kampani njyamo ikora ibintu bya art, byanshimisha cyane. Iryo ni ryo terambere wumva ushaka kugera mu bintu bijyanye na art? Yego. Noneho reka tugaruke ku bintu bijyanye n'imyidagaduro. Uri umuntu ukunda umuziki, ukunda football, ukunda kwidagadura mu bintu bijyanye n'iki? Ubundi nkunda umuziki cyane cyane pe, ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu njye abantu bazi ko banzi nka DJ ku rundi ruhande, kubera ko ibintu by'umuziki ndabyumva. Nigeze no gufata igihe cyanjye njya gusobanuza, nta nzi ikintu bita virtual DJ cyangwa se mix. Kandi njye numvaga nshaka kuzamixinga umuziki ahantu hamwe na hamwe nyine. Igihe najya gushaka umutipe bamwitaga Keve, njya kumushakisha nyine ahantu we yari afite mashini ariko azi na biriya byuma byose nyine uburyo bikoramo. Rero njya kumushaka namubwira ati nshaka unsobanurire ni gute wakora ibi bintu uri mu birori, ni gute wakora nyine, arabimbwira neza byose, anyereka buryo ki nyine wakora biriya bintu. Njye ikintu nifuzaga nyine, njye nifuza ko nzajya nk'ahantu nko mu birori nkacuranga nyine, noneho mbikora rimwe ahantu hari habaye ibirori gusa, nayo mbikoze nyine bantunguye, baravuze ati nta muntu ufite indirimbo, ndavuga ati ndazifite, nabacurangira nyine ncuranga, barabikunda.
mpita numva biranshimishije cyane no ku ishuri nyine ubwo nkancuranga mu gihe habayeyo ibitaramo rimwe na rimwe nyine. Yego, cyane ko no ku ishuri nkuriye club ya entertainment. Mu bintu bijyanye na entertainment ku ishuri. Okay, noneho dushushanyirize umunsi wawe, playlist iba ihagaze gute nk'umuntu ukunda umuziki? Umunsi wanjye ubundi njye iyo mbyutse mbere yuko mbyuka nkikanguka mba ngomba gucuranga, mba numva nacuranga nyine. Noneho no mu gihe ntashye cyangwa se mvuye ku ishuri mba numva nacuranga nyine. Icyo nicyo kintu mba numva kinshimishije, cyangwa se nk'igihe niriwe mu rugo mva nacuranga nyine pe. Okay, ukunda rero kuri playlist yawe y'indirimbo haba hariho indirimbo bwoko ki ukunda kumva? Numva indirimbo z'ingeri zose. Nkunda gospel, nkunda indirimbo z'ama hip hop, ako cyane cyane nkunda gospel na hip hop. Gospel na hip hop. Izi ndirimbo zisanzwe naho nzikunda cyane. Ubu indirimbo za Bruce Melody za ba Chris ntago nzumva neza. Ntago uzisagamo. Nkunda ama hip hop cyangwa se gospel. Aho cyane cyane njye mfite n'inshuti z'abahanzi nyine b'abahanzi. Mfite nk'umuhungu turi inshuti bita Thierry Easy, niwe twazamukanye cyane mu muziki nyine. Iyi we akora indirimbo, ari nyine ni umuhanzi ariko aranazikorera. Rero uburyo twazamukanye nyine dufatanya guhanga nyine. Gusa nyine njye sinabikunda pe. Wigeze ugeragezaho kuririmba muri icyo gihe? Yego, narabigerageje. So nyine numva ijwi ryanjye n'ibintu ndi kuririmba bitari uguhura. Birangira mbivuyemo nyine. Niki cyagukuriyeho kugira ngo ukunde hip hop na gospel? Ikintu cyatumye nkunda hip hop na gospel, buriya hip hop numva zibamo nyine amagambo yumvikana kandi ziba zifite n'ibisobanuro byumvikana. Gospel ikintu cyo nzikundira nuko ari indirimbo zivuga ku bintu by'Imana nyine. Ako fata nk'indirimbo zino minsi za sekoma, umva ntari kumva igisobanuro cyazo nyine, gatuma nzihorera nyine pe kubw'iyo mpamvu. Mu bahanzi ba hip hop rero bo mu Rwanda, playlist yawe ninde uburiho kurusha abandi? Umuhanzi wa hip hop, abahanzi ba hip hop ubundi nkunda ni batatu. Wa mbere ni umuhanzi bita Bruce the First. Undi muhanzi ni umuhanzi bita hanze numve neza. Nkunda ubundi umuhanzi bita Bruce the First, umuhanzi bita Kivumbi King. Nkunda n'undi muhanzi umwe bamwita Bruce the First, kiraho Kivumbi King. Ndakeka ari abo ngabo cyane. Playlist yawe ni gutyo ibihagaze? Abo nibo niyumvamo cyane. Abandi bayi ba Jay Polly baraducika. Byararangiye. Okay, ubundi reka tugaruke mu buzima busanzwe rero. Ubundi ni ikihe kintu gikunda kukurakaza? Ikintu cyandakaje cyane ubundi cyari abakobwa. Aho nyine ubundi mbere urabona kujya mu rukundo nyine. Nigeze kujya mu rukundo n'umukobwa nyine pe. Icyo kintu cyambabaje, bituma mutakariza icyizere bitari ngombwa. Wamugiye mwarakundanye aragucitinga? Twarakundanye nyine. So nyine byari kera. Gusa ikintu twapfuye nyine, ubwo se twapfuye yuko se ndi umwana cyangwa ndi umukene. Uri umukene? Kuko nyine yaje gukunda nyine umuntu utari kuri level yanjye. Urumva iyo level ntabwo nayo nakayigezeho. Nayo naravuze ngo narisumbukuruje nyine pe. Icyo kintu cyarakubabaje cyane? Ntabwo cyambabaje cyane. Nababajwe n'umwanya wanjye nataye. Umwanya wataye mu rukundo niwo wakubabaje? Niwo wambabaje. Ntabwo nababajwe nuko yagiye. Nababajwe n'umwanya nataye nyine. Urabizi nyine gutereta biravuna. Ubuse uyu munsi bwo nta mukunzi ufite? Ubwiye ko mfite umukunzi nankubeshye pe. Uri umujene uri aho uri single? Ntago ndi single. Uriya kuba single ni ikintu kibi cyane pe. Uriya umuntu uri single aba
nyine umuntu wese ugezeho uramukunda, wumva mwaba basheri, kandi njye rero ntago ndi single, nta nubwo uri single searching. ntago ndi single searching, kandi nta n'umukunzi mfite pe, naba mbeshye. mani naba nkubeshye pe. Ufite gahunda se yo kuba wamugira basi vuba? Njye mfite umukunzi, kandi ndabizi uzareba n'ino video, ahubwo wari umwihakanye. ntago nari mwihakanye, nabaze impamvu nyine nari muvuze pe, uzahita bimenya, ubwo nta nubwo muvuga mu izina. Okay, noneho ikintu kigushimisha cyane mu buzima ni ikihe? Ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima bwanjye, ubundi njye mbana na mama gusa. Ikintu cya mbere kinshimisha ni ukubona yishimye nawe. Ikintu cya mbere cyanshimisha nyine n'umunsi wanjye ukagenda neza, kuko mama iyo yarakaye ibintu byose birahinduka pe. Ubwo ibyishimo byawe bituruka kuri mama wawe, ubwo nyine nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo umubone yishimye, kugira ngo nawe ibyishimo byawe bize. Njye nkora uko nshoboye nyine kugira ngo wenda mama yishime. Ubwo igihe mbona atishimye, ibintu byose biba byazambye. Kuko sinzi nimba cyambere ntawe nkunda ibintu by'abakobwa nyine, ntanjya mu bakobwa cyane, ku buryo nabyishimira. Ubwo numva ari byo binshimishije nyine cyane pe. Rero iyo mbona mama yishimye, ibyo mba numva bibaye pe. Okay, iyo turi abana rero hari ibintu byinshi baba batubeshya, ugasanga wenda ngo nuraba mu muvure ngo uzaba umuhungu. Wowe ni ikihe kintu uri umwana bakubeshyaga wakora ugasanga barabeshyaga bya nyabyo? Ikintu cya mbere ndi umwana barambeshyaga ngo iyo wicaye ku isekuru cyangwa se ku mashyiga ngo nagukura, kandi rero nasanze atari byo pe. Nibyo ngibyo ngiyo uraye mu muvure, ngo iyo uvugirije nijoro ngo hari abantu babasura. Ubwo muri ibyo bintu byose bakubeshye, ni ikihe kintu watinyaga gukora kurusha ibindi kuko bakubeshye gusa ugatinya kugikora? Ikintu natinyaga kuvugiriza nijoro. Barambwiraga ngo iyo uvugirije nijoro ngo hari abantu buri guhamagara abandi. Kandi biriya bintu nyine nawe uri umuntu urabitinya pe. Biriya bintu narabitinyaga cyane, byanancika nkumva nahita njya kuryama. Maze umaze gukura usanga barakubeshyaga? Naje gusanga ko byose ari ibinyoma nyine bibaho. Iyo turi abana rero dukunda kugira ibintu by'amanyanga byinshi dukora. Wowe ni ikihe kintu cy'amanyanga wakoze utazibagirwa? Ibintu nakoze by'amanyanga ko ari byinshi ra. Ariko hari icya danje uba warakoze uvuga ati ahangaha ko nakoze amanyanga ya danje? Kubeshya ababyeyi? Ni ikihe kintu cya danje rero wababeshya ukavuga ati naraguhamije mubyeyi ahangaha? Ikintu cya mbere nabeshye nkumva ko ari ubwo nako ntabwo nabivugira kuri kamera, uzayibona. Kiracyari ibangana n'ubu ngubu. Ubundi ikintu cya mbere nakoze cy'amanyanga na n'ubu ngubu, nari nkiri umwana mfite nk'imyaka nk'icumi, 12. Urumva nayo nyiba kwa kaka nyine. Noneho twakoraga ibintu byo kwagika imitiba. Imitiba ikazamo inzuki nyine, imitiba urayizi, imizinga. Noneho nafashe umutiba mwagika ahantu nyine impande y'umurima w'umuntu. Aje kure nyine, aje guhinga, inzuki ziramurya zari ziri muri uwo mutiba. Agira umujinya ahita abihirika, inzuki ziragenda. Ibyo bintu birambabaza, ndavuga ati ko byagenda kose nawe nzaguhemukira pe. Noneho umunsi umwe nza kubyuka, noneho ndagiye mfata umushyo uyu nguyu hati birawuzi, njya mu nsina z'imibyare, nkajya nkusatura mo hagati, nkahinguranya, aheza nkongera nkapfundikira. Urimo imibyare yashize nk'iminsi 3 ihita imera itobora twa tuntu.
hejuru ya rubi ducamo hagati ku ruhande. ducamo hagati aravuga ati bigeze aravuga ati nawe naraguhamije, icyo nicyo kintu nakumva nakoze pe. Uwo muntu two kubeshya ababyeyi uwo muntu ntabwo yaba yarigeze amenya ko ari wowe wabikoze. yabimenye nyuma, yabimenye nako yarabiketse aranabimbaza. Uramuhakanira? Oya, narasetse gusa ndamwihorera kuko nawe yari azi imitiba yanjye aho yayinaze, kandi yarabizi ko byambabaje nyine pe. Nyine byagenze gutya arabyihanganira kuko ntabwo yari bunkubite. Okay, tuzi ko rero ubundi mu buzima busanzwe abantu uko tugaragara inyuma siko tuba turi, hari n'ibindi bintu biba byinshi tuba tuzi. Okay, wowe rero ni ikihe kintu wizo abandi bantu batazi na kimwe, batazi na gatoya? Ikintu niziho abandi bantu batazi icyo ni ikintu niziho abandi bantu batazi nziho njyewe uko nibona njyewe uwo ndiwe ntabwo ari we abantu bambonamo. nuko nitwara nyine hari ukuntu witwara ukuntu atari ko ubishaka, ariko ukabyitwara kubera kubona ko nyine ari byo bigezweho. Ariko nyine hari amakosa ntakora, hari amakosa udakora, ariko abantu bambona bagahita bayambonamo. ubwo Mugisha duhura mu nzira tukareba uhura n'abantu uko mbona ntabwo ariko ubwo ntabwo ari wowe, ntabwo ari njyewe, urundi wundi ndundi uri muri njyewe. Nicyo niyiziho pe. bivuze ngo wowe nyine uko abandi bantu mu nzira duhura tukavuga ati Mugisha umwana mwiza witonda usenga. Abantu benshi nta nubwo babona ko nsenga pe. Hari abantu dushobora guhura bakavuga ati uyu nguyu nagasenga, gusa njye ndabyizeho ko nsenga. Warabatijwe? Narabatijwe. Ubatirizwa muri Christian Church? Mbatizwa muri Christian Church. Okay, amategeko yose yo mu rusengero uko aba akurikirana? Amategeko y'Imana ariya twarayize. Ntugasambane. Ubona rero ari nk'amategeko angahe wangiza? Amategeko nangiza kubeshya. Kubeshya arya si ririmo? Naryo ririmo. No kwifuza umugore wundi. Ajye nawe njye nifuza da. Njye nifuza abagore b'abandi. Nyine kureba ugacumura urabizi bibaho. Ayo niyo mategeko ubona kugonga kuruta ayandi? Ayo niyo ngonga pe. Uzi ko abantu b'abakristu bakunda kugira ikintu cyo kuvuga ngo wenda nk'imyambarire, bavuga ati ntukambare deshire. Ahubwo ibyo nimba birimo n'Imana izampana. Kubera ko hari igihe ushobora gukunda ikintu ariko aho usenga nyine bitakwemerera. Kandi njye mu buzima bwanjye nkunda kubaho nyine ndi free, nta kintu kimbangamira. Mba numva nyine njye nshaka kuba mu buzima, nimba nshatse kwambara gutya nkabyambara nta muntu umbwiye ati se kuki wambaye gutya, byari ko mbishaka nyine. Nimba nshatse nyine kujya ahangaha kugenda nkumva nagenda, cyane ko ngira n'inshuti tudahuza pe na gato. Tudahuza ku bijyanye n'iki rero? Nyine twaba turi inshuti, twaba turi nko kugenderana kubera ko ntanywa inzoga, icyo ngicyo tugahita tugipfa. Cyangwa se kubera ko uguze ibintu nkanga kubinywa, tugahita tugipfa. Cyangwa se kubera ibintu ugiyemo bidi ku ruhande, urabizi n'abasore njye nabyanga, icyo tugahita tugipfa. Nyine njye ntibimbabaze kubera ko njye ndi umuntu ukunda kubaho ndi free nyine. Ibyo byanshimisha cyane. Okay, tuzi ko nyine nk'abana aba artiste cyangwa se abantu b'abahanzi bakunda kugera ku rwego ugasanga bibaye ngombwa ko ashyiraho dread akambara n'amaherena. Ibyo ngibyo ugeze kuri urwo rwego wabikora? Hari ibintu mbonamo by'ububwa nyine, ntabwo ari ububwa, buri wese akunda ukwe. Nanjye ntabwo mbikunda. Nta mugabo wo gushyiraho dread pe. Nta n'umugabo wo kwambara iherena? Ibaze kweri, ibaze napfumuye. Nyine ikintu cyo nakora pe, yego umusatsi nshobora kuwugira neza nkaba wenda ariko nawe nakaraga. Sinzi nimba wenda nzakura nkahinduka. Nyine njye ntago wakiyogoshesha urupara, ariko nanone ntago wasuka. Gusuka aba ari urundi rwego pe, no gutobora amatwi.
ariko ubundi biba mu kigare, Mm. ukaba ubibonye hanze ku bandi bantu nawe ugahita wumva ko byakubera. Mm. njye nyine mba mbibonamo indi shusho nyine, mba mbona ari ububwa pe. ubona ari ububwa bukabije. Gusa nyine abantu barenze kubera ko babikora ntabwo byitwa ububwa. Mm. ngiye mbikoze mba mbona byaba ari ububwa. Mm. kuri njye mba mbona nyine byaba ari ububwa. Mm. aho nyine ku bandi bantu cyangwa se bitewe n'ubuzima urimo ushobora kubikora akaba ari byo byiza cyangwa se akaba ariyo life yawe. Okay. Uko nguko uri gufata ibintu bijyanye n'imyambarire by'abasitari n'amadirede. Gusa nyine ntabwo ibintu by'imyambarire byo nawe nkunda, ushobora kubambara akadeshire bitewe n'impamvu kambaye nyine. Mm. ukaba ubona ariko kakubereye kwanza, kakubereye ukakambara ibyo nta kibazo. Ibyo nibyo mba numva nyine ngiye nshaka, ari ibintu byo gusuka wapi. Nimba mbona mberewe ubundi no kwambara ikintu nkacyambara ibyo nta kibazo, ariko sinzi nyine nimba naberwa na direde pe. Okay, nk'umuntu usenga rero tuzi ko mu nsengero akunda kuzamo izindi deba ku ruhande ngo wenda ibintu by'ubuhanuzi mu rusengero rwanyu ntabwo bijya bigeramo. Ntabwo ubuhanuzi bubamo, gusa abantu nagiye gusenga barampanurira ndaseka nyine. Njyewe ntawe nemera abahanuzi, no ku ishuri babayo. Ku ishuri habayo itorero rya rajepora cyangwa se nka korali ya rajepora, urabizi ku bigo haba habayo ahantu basenga nyine. Noneho ku ishuri nyine kubera ibyo bintu bibayo nyine nigeze kujya gusengamo. Gusa njyewe nyine ikintu cyatumaga njya gusenga nyine muri rajepora nta nubwo nkijyayo kwanza, kandi njyewe ndi inshuti n'abantu ba rajepora cyane ko n'umuntu na pasiteri wa rajepora turi inshuti, niwe niga yanjye, niwe twirirwana. Bamwita Elisa. Ariko njyewe kubera ko nyine bitewe hari ibintu ntujuje, hari ibintu tujuje byo kuba muri rajepora. Njyewe sinzi nimba urabizi nyine, njye nakubwiye ko ndi umuntu ukunda kuba ndi free nyine, nta tegeko rikugonga, nta ringonga, uba wumva nyine nimba numva nambaye gutya, nimba numva ari byo bimbereye, utitaye kuko bakubona wowe ni gutya uba umeze. njyewe n'ibyo mba nshaka. Njyewe rero nimba numva se nshaka kwambara umukufi kandi muri rajepora bitemewe, icyo ni cyo gituma ntajyayo rero. Rero njyewe twe turi kuvuga ku bintu by'ubuhanuzi, njye najyaga gusanga muri rajepora njyamo iminsi 2. Umukobwa umwe araza arambwira ati hari ikibazo nyine pe iwanyu mu muryango ufitemo ikibazo iki n'iki. Ndamwumva ndaceceka. Avuga ati gerageza ushikame usenge. Ambwira n'umuntu ndasengera pe. Avuga ati nta kibazo ndabikora. Biganizaho inshuti zanjye, gusa nyine ngiye natahaga ndi guseka kuko ibyo ngiye ibintu by'ubuhanuzi ntabwo bijya bimfataho. Ndataha ndaryama nyine bisanzwe. Gusa mu gitondo aragaruka arambwira ati nimba gusenga wumva uri gucika intege umbwire nanjye ngufashe. Ambwira ati ahubwo ugenda umfashe unsengere. Njye nyine ngira urabizi umuntu agira akananirwa. Arabinyemerera pe. Gusa nyine sinzi neza nimba ari byo cyangwa se nimba atari byo. Gusa ngiye ziriya mbaraga ntaho nzemera z'ubuhanuzi. Ntabwo nemera ko umuntu amanurira nyine, njye nako ntabwo mbizi. Cyese nzabyemera umunsi umuntu azampanurira ikintu kikabaho, kigahita kiba nibwo uzabyemera. Oya niyo kitahita kiba akambwira ati ugiye guca kuri ibi ngibi bigahita biba. Ariko ibintu byo kumbwira nk'umuntu yarambwiye avuye gusenga, yarambwiye twariye kuri stade turamanukana, yewe bikiri kare tujyana bita kuri library nyine ya stade. Arambwira ngo uvuye mu mujyi, ndavuga ati arambwira ngo Imana igukijije impanuka. Naracecetse nyine ndavuga ati yego. Sera yarambwiye ngo Imana ngingijije impanuka ngo nari bore nayo muri rompu. Gate gute se? Cyo wabonye yarakubeshyaga. Ngiye bitewe n'uburyo ntasanzwe nyine nibo. Yavuze ati yego nyine birarangira ndigendera. Gusa nyine ntabwo ubuhanuzi ngiye mbwemera cyane pe. Ndetse umunsi nzabona ibintu bahanuye bikaba. Bahanuye bikaba. Okay. Ibitangaza by'Imana byo rero
ibitangaza by'Imana byo ndabyemera 100% ahubwo Mm. ko ari n'ibintu byambayeho byinshi n'ubu ngubu nshima Imana nyine kuba narabiciyemo amahoro. Cya mbere nk'uko nkiri umwana mfite imyaka nka 14, 13, 12, hagati y'10 na 12 nyine nafashe ikijerekani njya kuvoma ahantu Mm. mu kiyaga nyine. Mm. Noneho hari uburyo nyine nk'umwana ntabwo utekereza kenshi nyine. Mm. Nafashe ikijerekani nshyira mu mazi, urabizi amazi aba ari ukugisunika kigaruka hejuru. Mm. Njye sinumva impamvu nkandagiraho ngo nsunike, ndakigenda mpita ngwamo. Nawe ugwa mu kiyaga? Ngwamo, sinzi uburyo navuyemo, gusa nibonye ndi hejuru nyine. Ibyo nemera ko ari ibitangaza by'Imana 100% pe. Mm. Ikindi kintu kigeze kumbaho na n'ubu ngubu mvuga nshima Imana pe, Imana yigeze kundinda impanuka. Yigeze kundinda impanuka ndi kwambuka ahantu, imodoka imwe igonga umunyonzi, araza angwaho gutya, moto iraza ihita igongana n'indi imbere yagiye gutya mbireba n'amaso, mvamo nta kintu na gito mbaye pe. Uravuga ati icyo nacyo ni igitangaza cy'Imana? Iki ni igitangaza cy'Imana inkoreye. Ni byinshi cyane pe, ntabwo twabirondora. Okay, tuzi ko mu gusenga habamo izindi mbogamizi wenda. Iyo uri umukristo usanzwe wenda mu gitondo ubyuka ukajya gusenga ku cyumweru ukongera ukitahira, aba ari ibintu bisanzwe. Ariko iyo ujya mu makorari uhura n'imbogamizi wenda zo kuvuga ngo urakererwa bakaguhagarika, ngo uzoyitanga, ngo uzambara ibiki. Wowe uba muri korari mbere na mbere? Ntabwo mba muri korari. Ni iki rero cyatumye utajyamo? Njye nagerageje no kuyijyamo, gusa naho nashaka kuririmba, nashaka gucuranga. Kubera ko nasengeraga kure ndarambirwa nyine, birangira mbivuyemo. Gusa nyine korari ntabwo nzibamo pe, nta nubwo mba nshaka kuzibamo kuko sinzi nimba simbona ngende kuririmba pe. Okay, tuzi ko abakristu ngo barangwa n'imirimo. We ni nk'iyo mirimo ukora uvuga ati Imana izanyibukiraho? Njye ibintu nkora byo ni byinshi pe, bene bizwi n'Imana. Bizwi n'Imana. Abantu ntabwo ari ngombwa uko umuntu nyine wambwira ngo anabyumve. Njye nta nkora ibintu mvuga ngo Imana inshime, nako ngo umuntu anshime. Nkora ibintu nyine ubwo Imana niyo ibibizi nyine pe. Ko hari nk'igihe ugenda ukabona se ufite ikintu ariko umuntu atagifite. Yase nko ku ishuri aho twiga pe, hari abana benshi nyine baba bafite ibibazo wowe udafite. Twese nta muntu utagira ibibazo, ariko hari abantu baba bafite ibibazo biri hejuru cyane, kandi ukabona hari n'icyo wamufasha. Ukabona hari n'icyo wamufasha. Rero kenshi mbabazwa n'abantu nyine, ukaba uri umuntu mukuru uzi n'ubuzima nyine uburyo buba bumeze, warangiza ukaba utareba umuntu nyine ngo umubwire ngo nimba ufite inkweto ebyiri ngo umuherezemo rumwe, cyangwa se nimba ufite ishati ebyiri umuhereze imwe. Ibyo bintu birambaza. Mu gihe ubifite nyine wakabikoze, aho udategereje inyungu nyine ngo ubwire umuntu ngo akira ibi ngibi, ariko ngo ugomba kumpa iki ngiki, nimba bidashoboka ukagenda. Ibyo ntabwo binshimisha cyane pe. Niyo mpamvu njye ibintu byo nkora birahari. Hari imirimo ukora uvuga ati ibi ngibi nibyo nari nkwiye gukora. Okay, tugana ku musozo w'iki kiganiro tugiranye. Gira ikintu wenda usiga kuri icano ku buryo n'abantu bakeneye art yawe bazakuboneraho. Ikintu nasiga kuri ino cano wenda ni nimero yanjye pe. Nimero yanjye umuntu ukeneye wenda nko gushushanya ibintu runaka, cyangwa se umuntu ukeneye ibintu byo kwandika nyine, cyangwa se nimba ushaka kugura ama-t-shirt, cyangwa se ushaka kwandikisha kuri t-shirt ufite, cyangwa se gutera ibirango runaka, wancaho nyine nkakurangira, cyangwa se nkakugezaho, cyangwa se nkabigukorera bimwe mu byo nshoboye. Okay, tanga nimero ya telefone rero ku buryo n'abantu babona iki kiganiro bazayihamagara. Nimero yanjye ya telefone ni 07 9 8 32 27 42. 07 9 8
3 2 7 4 Okay, turagushimira ko witabiriye ubutumire bwacu. nanjye ndabashimira ko mwantumiye. Murakoze. Twizere ko n'ubutaha uzagaruka. Murakoze cyane.